mfashe iki gikombe cy'iteke, inkota yasamye nyitaruke, gezaho bikaza urukundo ruganza, fasha ntazisama nasadaye, mbuze imbaraga zijyana mu zizigarura, inyizi ntabara ya ntabara. Ni gute bashobora gufata ishyamba ryanjye mu mashyamba yose ari hariya muri hariya mu Gacyamo, akaba ari ishyamba ryanjye bahitamo, akaba iryo bavuga ngo bagiye gufata bakatema imidugudu? Nanjye rwose byaranyoye byarancanze ukuntu ariho iwawe bahisemo bakavuga bati hano no tugomba gushyira ibikorwa remezo. Ariko se koko ndereye ubu nk'umuyobozi witandukirwa agafata uburenganzira bwo gutanga isambu yanjye akagurisha ishyamba ryanjye nende? Igitifu yaraje azana n'abandi bayobozi banyumba 10 barambwira bati rero iri shyamba tugomba kuritema tugashyiramo ibikorwa remezo, ku buryo nta nakantu kamwe basize bakatarajya kurirwe gose. Guhera hajya kuri ya migwegwe ugatambika ukageza kuri ya masipuretwa hajya hose twazengurutse neza neza niho bahisemo. Nese ubu andere ubu nkurikirana isambu yanjye cyangwa nkuriki? Harimba mu maraso ya Yesu inama. Sabri, ubayiki. Sabri, kundabuza rukanga mutima tubasiga amano ubayiki. Bwira. Ahubwo kanigere. Hoja Sabri hoja, buretse. Nuse ubayiki Sabri. Wahora nishi. Ndeka. Sabri. Bigenze bite? Iceceke. Bigenze gute? Ahubwo se papa arimo. Hoja papa naho hari. Inama rero nakugira bihorere ntujya gutera amatiku n'abayobozi, ugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Nge ndabona rero namana kuko urihingukije barabashobora no kugufunga. Bamfunga iki? Wewe ko umunyarwanda ku mitungo y'umunyarwanda ni ndakumirwa, urumva? Nako ni ndakuga ko umunyarwanda uburenganzira bw'umunyarwanda ni uburenganzira bwe ku mitungo. Ntabwo gerageza simbizi niba wenda ufite izawe imbaraga wizana. Tugenda ariko ngomba kurikirana ibintu nkamenya amarengero yabyo. Ashyira haka rwose ntago ushaka kubyihanganira mbaga ngewe narayamanitse. Yewe baza ko nakwangana cyane narayamanitse. Wowe wifite izawe ni ukuri kw'Imana genda. Mana mfashe iki gikombe cy'iteke. Shauna he ntabwo zibimbaye. Bigenze bitese. Ubu kubibona mbe. Uretse ko nje hano kazoba ngabanza ntumuka. Ngabanza nganihanagura. Shauna reka ngurize. Bigenze bitese Sabri. Nore susiko naye nabiguhishe. Nagiye kwisurira David. Monore nyigerayo. Wa mukuru Cedric aranshukashuka ngo nenza twiyunge. Ahita afata ikipase cyuzuyemo ibyondo ibitorosho ibintu byose ahita agira kugira ngo Sabri ahita ncuburira. Nibyo kunyaho amazi. Urebye n'ubundi ni nkari nka David. Niba vindi na mwanzu David akumirwa kwikundishaho kugira ngo ajye biga gukora ibi byose. Sabri buretse gatoya buretse ndaje Sabri buretse. Nasugiye hehe. Inkota yasamye nyitaruke, gezaho bikaza urukundo ruganza, fasha ntazisama nasadaye. Nibyo byiza ahubwo arakosha kuba atamusutseho n'amavuta ashyushye. Byo kwezi. Mungu wanje. Wase ngo haya manota 100%. Wakoze karakantu wakoze ni keza. Oya rwose nta mpamvu yo kugira ngo bazadusuzugure. Ubwo kiriya gihungu ni David nubwo kitwa ngo cyarize. Ariko nta bwenge habe namba. Oh yuriya ni George, Ni zero. Imbaraga zijyana mu zizigarura, inyizi ntabara ya ntabara. Sabrina nefi nirobeye nani cyo nitayeho, niyo haba niyo Sabri yaguye mu kigo. Sabri ese ni washa ye baba we dorama tango rabyara amavuta. Sabri uyu mugabo ngewe twawe. Sabri uvuze ngo cyo uvuze ngo cyungura umugabo ndakubwa ndakura ntabwo uzi icyo twakora inzoga yanjye wamenye urayibuka
wari uzi ko uzancika ndakuvuga ngo ndakuvuga ngo waretse kata mambo mambo Sabri shiki Sabri urabona ukuntu kubise Sabri ndashaka inzoga yanjye Sabri Ishangi Company Limited Rwanda twigisha abantu uburyo bwo kwirinda indwara bakoresheje ibimera bitandukanye. Witinya kubonana na muganga n'ubuntu akagufasha kwirinda izi ndwara zikurikira: diabete, typhoid, umwijima, umutima, impyiko, isereri, imitsi, asima, sinezite, bronchite, amaso, amenyo, igicuri, indwara z'uruhu, urwagashya, uburembe, gukangura ibice by'umubiri bisinziriye, inzoka nka amibe, telecomunansi, oxyril, ascaris, ankylostomia, teniya. Dufasha abagore batagira amavangingo, tuvura akayi k'inkorora, indwara z'abadamu zo mu myanya y'ibanga, abagore bafite ikibazo cyo kubyara n'abagabo batagira akanyabugabo, indwara z'abana zitandukanye, umugongo n'umutwe bidakira, hemoroide, imihango idakama n'abatajya mu mihango, kanseri zitandukanye, igicuri, guhekenwa mu magufa, amatwi, umwingo, umugongo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. urase kibone abone yakicaza hariya cyangwa abona cyakicara ubu yakicara mu izine ahubwo hari ahantu yicaye. Ndashaka ko zirane muhita musora hasi ugatwika ugatwika. Nawe ugomba kwiga amasomo abiri. sesha ko mutubona mu gace kandi mwari mu makuvu Oya nukuri nta kibazo. Turimo twigana n'umuhungu wanjye ndimo mubwira nawe ko agomba kujya ku ishuri. Sabri kumwe kujaje Sabri soreba afashe inkoni Sabri bahafi hano Sabri kanimbe narakubwiye ubumara narakubwiye ndashaka inzoga njye ngiye kuvoma nsanga inzoga itetse ku nzira njye ndi kwiririmbira nyisho tumye nayibonye ubwo somba narakosheje ndashaka inzoga cyangwa nkwica bugurube ndakwica bugurube peka ngaho mama ndakwica nyine umva twumvikana. niba ushaka ko umusaza namwica bugurube ndashaka inzoga yanjye Yewe nta kibazo ndabyemeye. Murekure njye nta kibazo. murekure yiruke Ndayigura. maze ikerizare nana ya muntu uzazira ndashaka inzoga yanjye Ndayigura. none ahangaha Nta kibazo. Numwicaye. Onore wirinde. tinda gato Sabri ubanguke Fato tuvuye mu ishyamba piriya arakuzamuka kano gasozi ndakurahe kare kaduhitanye imisozi ikaze cyane. Ndabona akavumbi kakurenze. yewe ahora niki yabwo nzanira amazi yo kunywa nikuzisha mwana ngo papa ngo mbona katuza akareze kunama papa rega hari hashyushyeho ndeke kwicara ndeke kwicara icara nushaka icara nubwira ikibazo ufite bigenze bite sha mwana umuntu ndeke kwicara papa waritsinga niki ufite ijambo tuza kandi unyuba ako papa mureke mama uri nta burenganzira afite muri runo rugo mumbwize ukuri papa sinakubwiye ko rero mfite umushyitsi sinakubwiye ko mukanyishira wanjye agiye kuruhuka araje dore bamukubise indobo y'amazi y'urufuro ibyo bintu Fatuma yabibonye mama wese si wese umufasha we ntiyarahari yarahari hari ikintu kimwe Fatima Naam. njoha amuruzi kuzacika ariko rero icara hasi kwanza kandi icara hasi kandi nyamara ashaka Nzanye n'ebyiri. Mbabarira ko utamukoraho. Utamukoraho rwose. urekora ni yawe Unurigirayo. urekora ni yawe Sabri makira ikora samba se wewe mena ngumva ko utazagira imbabure Sawa rero. numva kuzanci tunitahe Twigende. tugende ndanitahiye ni kwa mugore ibyo uyu mwana ari kumbwira ni ukuri koko amenya amazi kandi mwishimye turatandukanye Nta kintu yakubeshya. ntagomba kwivanga mu rukundo rw'abana bana Abishyigikira kirasi icyo yari yazanye muri uru rugo ikirasi ari gituma isa. Fatuma twumvikana Oya, urabizi uburyo nagushatse iwanyu ukuntu bari bamereye nabi twubane rero wacyana ubu ni wowe buzima mu mutwe dore mbese ko kira ari tukamana nyirabako tukamana se bwavu ibyo dupfukama cyane Wansuzugurisha. bare kubwira shafu nkumone ntabanaga nawe ugira ngo genda nashyikirwa ngo Wari warahembengeye unsuzugura. Raje uhore nta burenganzira ufite bwo kumera undi mwana shira undi mwana amazi nawe umubonye wasanga ndenga urengana icyo wacyo waryo uyu si murumuna wawe nusezanye sheri
afashe ikintu aturuguye mu muhanda azana hano umwanda puberi. Sirasi ntabwo ushaka kuvuga cyazwariye cyazwariye asoni fatu cyaraho fatu kubahane uri umwisi nawe sinshaka kuvuga mu rukundo rw'abana dore nuko ushimashimo gishimashimo n'ubugome nk'ubw'impiri gusa. Fatuma Fatuma karame wallahi nukomeza kuzana imico utangiye kuzana muri bano bana witonde witonde. Mana mfashe iki gikombe cy'iteke inkota yasamye nyitaruke gezaho ubikaze urukundo ruganza fasha ntazisama nasagaye uzimbaraga zijyana mu zizigarura inyizi ntabara ya ntabara bimeze bite se inyizi ntabara ya ntabara Sabrina Nifini yobeye nta nicyo nitayeho niyo haba niyo niryaho gusa kuba mubwibuze ese kuza nkurubana nta n'ikintu mbwiye unzanye mu kabari n'iki nyine wumva ukuntu ibintu bimeze hasa wajya uca akenge urabona kiriya kigogi akagahora uri hariya umva ukuntu ibintu bimeze urumva nyine hari ikintu nshaka ko dukora ni umugabo w'umukire nyine wa wundi uri muri rwego rwo hejuru nshaka ko tumukura amafaranga menshi cyane nka miliyoni cyangwa miliyoni ebyiri ku buryo tugomba kugira gute tugomba kuzagabana tukaringaniza. Tanze ubundi umuntu yo bamuhaye icupa riva wamwumva ko tuzaya twishyura nk'abandi nigute musomoka naso yene soma rimwe kabiri me yasha mufite agatunze muri akashaka uri kumva rero tugomba kugenda tukamukura amafaranga icyo usabwa nicyo cyonyine nta kindi njye nkagenda nkamwikundisha wenyine akabashira wanjye nyine ubwo nkamukura kuko dufaranga rero wamukunda utamukunda ibyo n'ibikoreye icy'ingenzi ni uko ayo mafaranga tugomba kuyabona. ntacyo reka tugende Mana mfashe iki gikombe cy'iteke inkota yasamye nyitaruke gezaho ubikaze urukundo ruganza fasha ntazisama nasadaye mbuze imbaraga zijyana mu zizigarura inyizi ntabara ya ntabara Sabrina Nifini yobeye nta nicyo nitayeho niyo haba niyo miryango